kabisa. Umva ndagiye wongeye Nyabugogo. Sawa genda nari. Dore Rubebe. Dore ngira atambutse. Nuko kajya kugasiba. Enda suza sha. God have mercy. Nta muntu ufite. Mwana wanjye urabubonye. Urabubonye. Nawe ubundi kirazira gufungisha umukwe. Ntabwo wabikora nawe ari wowe. Kandi icyongeye nubwo umuco ugenda usubira umucika ni umukwe wa mbere. Buri mukobwa wanjye niwe mfura mu bakobwa. None koko n'umukwe wanjye mere nk'ababandi ajye mu gihome koko. Nagende ndaje tujye inama urebe icyo twamukorera. Ariko rero muze Mathias Ndakumva nyakubahwa. uriya muhira imbere twagombaga kufungira. Jesus. Ibyo ari ugukurura umuco wo kudahana. Atera umwana utujuje imyaka inda. Noneho tumureka agende. Urumva nari nagize ikintu cy'umukwe umukwe wa mbere. Urumva rero ntago nahita mfata umwanzuro none wo kwita mufungisha narabyanze mu muryango mfungisha umukwe wa mbere. Ahubwo buriya hari inama nungutse wangiramo inama tukayinonosora. Reka bamukubita kaninyafara mu cyaragiye. Navuga nti harya wa muvandimwe wacu si gitifu ari iwabo. Reka tumuhamagare bazakatunyuriza kaninyafura. Bara nabo nababyeyi. Nabo nababyeyi nubwo hana kibyeyi nubwo ibintu byakomeye no gufungisha umukwe nisakirire. Nisakirire. Aho se ubundi sha. Uwo byeri wawe nakuwo mugabo wawe yaguteye inda gute? Mwarakundanaga byagenze bi. Yagufashe ku ngufu. Ntabwo yamfashe ku ngufu. Kamamagare nyina mubwire ko ngiye kumugana. Twarakundanaga ari sheri wanjye nyine. What biris? Umwana nk'uyu ngo sheri. Uzi inama nungutse? Reka mpamagare yo bamupange ku irondo. Afazara ajya aribwa n'imwe. Ashobora kugenda n'ubwiyemezi bw'abanyakigali. Reka mbabwire nagerayo bahita bamupanga irondo ntibatuma naruhuka. Nibura ajya aribwa n'umubu basi. Imibi mumpanire nibura nawe nahindukira azasanga umwana nyina mujyanye ku ishuri. Ariko nawe Mathias ndakumva mudugudu. Ukamenyera icupa? Aho icupa ugomba kurisoma kuko uri umuntu wanjye wabugufi ubu nta muntu numwe mu muryango nkivugana nawe kubera ikibazo cy'uyu mwana. Ubu rero umwana gahunda nakoze yanka narigurishije ubundi. Nayihaye ababazi barayijyanye ngiye kumujyana ku ishuri bakakuzukuru nako kagikirwa gakina na nyirakuru naze mu rugo kure akira agakobwa ni ari kubyumva ariko ubu yamaze kwemera noneho yacururutse. Niko reka mpamagare mu cyicuru rero mubwire kuje mu rugo kandi wisubireho bya bintu byo kujyangana na nyoko najya avuga uceceka ubumaye abagore babiri mu rugo umbabarire wumve nyoko wamuteye agahinda. Ibibazo wazanye mu rugo ni byinshi nanjye nitubanye neza kandi urabizi mama wawe n'umugore banyubahaga unyumva. Kwanga gufungisha umukwe byatumye afata nabi. Nugera mu rugo rero turabiganiraho na mutima w'urugo mama wawe hanyuma turebe niba urajya mu myuga niba uzajya kwishura ugakomeza ari warugejeje. Icyo shaka mwana wanjye sinshaka kugumya kwandagara ubejo bundi ngo byarundi ujye kwirwa inkuru ibibazo. Umwana wanjye ngwino mu rugo ujye kwishura. Rero nyakuba mudugudu mundwaneho. They give me What be this? Jesus. I don't want peace. I want problems always. Se kumona wisakasa pitanya. Cha. Mva nkubwire. Buriya rero Kigali sahantu. Buriya Kigali sahantu ndakubwiye ngo none se nge nayo we utaye iki nyine ko mona wibaga uri mu ushaka mu gikapu. Umva. Nta kintu ngomba gusiga. Nta kintu ngomba gusiga. None se ugiye? Ndagiye mu cyaro ngewe ubu umugore uri hari areka ntago umva ntago namushobora. Utaye urugo uragiye koko? Ndagiye bro, ndagiye man. Ahubwo muzancungire ndena nta bintu ntaye nibagiye. Kuko utaye urugo se? Kireye mu gikapu cyanje. Nta kindi kintu nibagiwe. Urapakiye uragiye kabisa? Ndagiye neza ahubwo kankiremo ingofero. Tarambona mfasha.
rero se kari inshuti nari mfite ugomba kuntwaza nyine. nawe urakabije. Mugiriye inama washika mu kubaka urugo kuko umuntu w'umugabo aba agomba kubaka urugo. Iyo wahisemo kubaka urugo uba wameshekamo. Bro byorere ibyingo ntabwo bizi nawe uzarwubaka namuteye inda ariko irampagamye Ubutaye n'umwana uragiye ndamutaye n'umwana ndagiye amaraso yawe none papa we mugira inama rero wa mugabo iyo utaye umugore uba wirengeye ingaruka zose zizakubaho umwana wawe uramutaye umugore wawe uramutaye ngo uragiye ngo mu cyaro ubuse ujyanye ndagiye mu cyaro ngiye gushakaza mu cyaro nta ruguru nta mafaranga ari i Kigali umva birakaze kanje mu cyaro nzashaka ibyo nkora umva ndagiye saa tuzasubira tuzavugana kuri telefone reka ngende ndagendereza ukoze n'ibyo bubwa kanjye Nyabugogo gutega bisi nta mugabo ufite umugore kabisa umva ndagiye ungiye Nyabugogo sawa genda nari dore Rubebe dore ngira atambutse nuko kajya ku gasiba enda suza sha God have mercy. nta muntu ufite mwana wanjye urabubonye ngwino tugende n'uguge mama wawe wisubire mu rugo ujye ku ishuri imyuga ni aho wari ugeze mama azaguhitiramo ngwino mu rugo mwuzukuru wanjye nta kibazo umukwe wereka mamagare mukecuru ntiza kuri ya telefone yanjye mudugu kamamagare mu cyaro sha ntago bamuha agahenge nibishoboka nibura urakoze cyane hariho kamanite hariho yego harya ugira nimero ira ndabona umufite aroye muraho umva undwaneho yambura mu marungo n'umukwe wanjye irahunze iramutaye da aramutaye arahunze kandi ngo amakuru mfite ahungiye mu cyaro wakabyara we nyakubaha gitifu ko uri inshuti yanjye Karabudiyani papa ko twagabiranaga ako gahungu wakampangiye ku irondo ntimugagahinye ureba ahantu hari umubu rwose nibura umubu ugacurugutura ukariye nta umubu ntatwe kungisha umubu karamubwira bwejesha umwana wanjye nuko ubu mukecuru twarashwanye mu rugo n'imvururu ntago bizi ntacyo reka mbe nkorese sawa urebe icyo mfasha umpamagare mu kanya sawa ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power